abahanzi basubiramo indirimbo z'abandi wowe babona ute ubona nabahanzi ese ubona muri rusange ukwiye kubashyira ku rwego rumwe ukabaringaniza n'abafata umwanya bagatekereza bakandika bagategura bakatunganya bakagana muri studio bagakora ibihangano cyangwa agashyiramo izindi melodi akagenda kuri melodi yawe yego uwo mu innovator rero uwo muhashyi ntabwo ugenda umwita umuhanzi ashobora kuba umuhanzi ku ruhande rumwe kuko wenda afite ibyo n'ubundi akora ariko nihaza mu byo ngibyo byo kuvuga ngo aritwa umuhanzi asubiramo igihangano cy'undi rimwe na rimwe nta n'uburenganzira abifitiye. Aha bakunzi bahora Iwacu TV mwiriwe neza ubasuhuza nta wundi n'uyu mureba ari we gewe Rutikanga muri uyu mwanya rero tukaba turi kumwe n'umusore mutari muherutse ari we ariko murabizi ko gewe ntajya nkunda kumuvuga ni umusore ukaze cyane kuri hip hop muri make ni umuhanzi arandika karapa akaririmba agakina filime byose ntabatindiye reka aze abibwira. Hello kubona ku isahani kubona ku isuka dore uko usuko ugera ku bihiye ukamiragura wagera ku bibisi ukagunjura kirima fata isuka tugiye guhinga mene suka soko y'ubuzima suka soko y'ubukire suka soko y'agakiza n'amajyambere. Umunyarwanda w'umuhanga uwo yaragize ati murimo no guhinga ibindi byose ni amahirwe. Iyo tekinoloji yahagarikwa ariko isuka yacu yo ntiyahagarikwa niyo nabi ntiti sinayitatira wandemeye umuryango uri inshuti ya muntu udusukira isukari isuka udusukira isukari udusukira isukari mwana yo Jayden the rapper yo akiriba ubakubona ku isahani ntiyakubona ku isuka dore uko usuko ugera ku bihiye ukamiragura wagera ku bibisi ukagunjura kirima fata isuka tugiye guhinga men suka soko y'ubuzima suka soko y'ubukire suka soko y'agakiza n'amajyambere. Umunyarwanda w'umuhanga uwo yaragize ati umurimo ni uguhinga ibindi ni amahirwe. Iyo tekinoloji yahagarikwa ariko isuka yacu yo ntiyahagarikwa niyo nabi ntiti sinayitatira wademeye umuryango uri inshuti ya muntu dusukira isukari isuka udusukira isukari dusukira isukari mwana. rugaba faranga rurera buzima rurimbura bwaki rurimbura abatindi mu butindi isuka we isuka sha Jayden the rapper rero ndumva abakurikiye hori Iwacu TV bakumvise Jayden the rapper bimeze bite? Namahoro kabisa. Ndakumva kuri hip hop gihagaze neza uracyashwanyaguza. Fo. Byatari. Jayden the rapper amakuru y'imisi. Twari turaho n'akazuba kenshi nyine ariko turakomeye nta kibazo. Ubu muri uyu mwanya wabuherereye he aho kugira ngo ndashaka ko abakunzi bawe ubasuhuje neza ariko kandi nagira ngo niba bikunda ubabwire aho uherereye kandi ufate n'akanya ko kubasuhuza no kubashimira. Uherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Yego. Umurenge wa Kacyiru. Mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kacyiru. Yego. Ubu muri aka kanya Jayden the rapper ahugiye mu biki? No kwandika nk'ibisanzwe nyine kugira ibihangano bimwe na bimwe umuntu atunganya. No kureba ko umuntu yasubira muri studio nyine agakora. Agakora none irenzeho. Yego. Muri studio se ubasha gutambuka neza ukajya muri studio nta kibazo? Abakirimo imbogamizi kubijyanye wenda n'amafaranga. Mu kwishyura studio ko ubu ngubu umuziki urahenze. Muri minsi umuziki urahenze ntago ari nko mu myaka ishize za 2012 na 1 na 10. Yego. Aho wasangaga byibuze ushobora kubona 15-20 ukarekodinga indirimbo. Wenda ukaba warwana n'amashusho cyangwa ukabona nk'umugira neza akubwira ati igihangano cyawe nagikunze ndumva nagufasha mu gukora amashusho kugira ngo nkore izina ryanjye nawe ngufashe kuzamuke kurumva za YouTube zaraje amasheni acuruza imiziki ama-audio maka n'ahandi hatandukanye. Biba byoroshye rero iyo ufite ya ndirimbo yawe audio nziza ikoze neza ikaba ifite n'amashusho kuba wabona uburyo bwo kuba wayishyira ku isoko nawe ukareba ko
wabonaho umugati. yego. Mm. Hanyuma se Jaden Dorapa, iyo wamaze kurikodinga indirimbo yawe ubona ibasha kuguha umusaruro ukagaruza ibyo wadepanshije? Ruti umbaje ikibazo gikomeye cyane ariko kinoroshye. Uvuga mu myaka irenga 10 niba naradepanshijemo byibuze 500. Nta nubwo ndakuramo 50,000. Ya nta n'icyacumi cyayo nadepanshije mu muziki nari nabona. Simvuze ko umuziki udatanga amafaranga. Oya, umuziki utanga amafaranga pe. Ariko nyine gihe ntago ndayabona. Ariko rimwe na rimwe binaturuka ku mikorere gake ugenda bigura intege kubera rimwe na rimwe nta bushobozi. N'uwakagufashije nawe arashaka kubyaza umusaruro rimwe na rimwe nawe akagusaba ibyo ataguha. Yego. Cyangwa ugasanga n'ikibuga nanone kimeze nkaho cyacuramiye ku bantu bamwe, reka mbivuge gutyo. Ugasanga amahirwe yobonaga wenda ntago ari ukibona, cyangwa se nawe ugasanga rimwe na rimwe wagiye kure y'uwo muziki koko. Urumva harimo fact nyinshi cyane, harimo impamvu nyinshi zituma umuziki utinjiza nk'uko wawushoyemo. Yego. Hanyuma ukabona se umuntu yawureka? Bavuze ngo wawureka, ushobora kureka gukora uwawe. Ariko ntiwari ku muziki se wawureka gute? Ikintu cyose kirimo umuziki. Kirimo umuziki. Kirimo umuziki. Yes. Hari n'igitenge cyitwa kirimo umuziki. Kirimo umuziki. Kiradunda. Umuziki ntaho wawupepera. Nkuko utahagarika guhumeka. Cyangwa utahagarika kurya. Utahagarika kuvuga mu gihe cyose kibasha kuvuga. Amatwi yawe akora. Biragoye kuba wari ku muziki. Biragoye. Wenda ufite ikibazo udashobora gutekereza neza. Aho ariko niyo waba udatekereza neza se bivuze ko utaririmba. Hanyuma se uvuze mbega umuziki, gutekereza, kwandika. Uracyandika ariko nturabasha kujya muri studio. None se mberetse gato, buriya umuziki waba ari ukwandika, waba ari umuziki twumva gucuranga, umuziki waba ari iki? Umuziki rero ni uruhurirane rw'ibyo byose uvuze. Harimo uko gutunganya amajwi, gutunganya ibicurangisho, ama musicale, harimo abandika, abakompoza, niko bita les compositeurs. Yes, abakompositeri b'umuziki. Harimo abashobora kurikodinga, abawumasteringa, abaririmba noneho aba vocalist, abarapa, bitewe n'injyana wenda ushaka gukora. Umuziki rero ni uruhurirane rw'ibintu byinshi bitandukanye. Donc ni uruhurirane rw'amajwi menshi atandukanye ahurira hamwe akabyara icyo cyitwa umuziki. Yego. None se ubona umuziki ushobora kuba ubona umuziki ari business cyangwa ubona atari business? Wowe iyo bavuga ko umuziki ari business ubibona ute cyangwa ubyumva? Exactement, umuziki ni business kuko niyo mpamvu baba cyitwa showbiz. It's a show business. Kandi show business ntishobora kubaho hatabayeho nyine umuziki. Banga impamvu umuziki ubarukarize muri business. Ubushoramo amafaranga, ukanawukuramo amafaranga. Ni ukuvuga ngo umuziki ukontribute kuri ekonomi y'igihugu cyangwa se y'isi muri rusange. Bitewe n'iki? Umuziki utanga akazi, ubwawo ni akazi muri wo. Utanga akazi ku bawukora, ku bawutunganya, ku bawandika, ahubwo abo byarira inyungu si bose. Ushobora kuba umunyamuziki ariko ntube businessman. Ntube mu businessman mu muziki. Yes. Cyangwa ahubwo wa mu businessman ufite ya business ye iraninga ikora, akifashisha wa muziki wawe mu nyungu ze, wenda nawe akagira utuntu akuvunguriraho. Arimo mushobora gukora umuziki w'imyaka 5-10 aho ugasanga ntushobora no kwigurira urukweto. Uwo munyamuziki rero aramutse nawe yinjiye mu muziki nka business, ashobora kuwugiramo inyungu, noneho bakaba bameze nkaho ari win-win. Win-win ndabisobanura gute? Bivuga ngo niba wa mu businessman cyangwa wa businesswoman
waba uri mu bucuruzi bwe eh akoresheje cya gihangano cyawe mu by'umuziki mwakabaye mugira inyungu mugabana ndetse ntakugenere kubera ko icyo gihangano cyawe niyo na nyuma y'uko witabye Imana kirakomeza kigakora kikabyara inyungu ariko ugasanga wowe cyangwa se umuryango wawe ntabwo nta kintu kikiri kwinjiza kuri wowe rero birakwiye ko cyangwa se hageze igihe cy'uko wa munyamuziki wawe ukora wowe nyiri igihangano nyiri uguhanga ubanza guha agaciro bya bintu byawe urumva ariko abanyamuziki benshi cyangwa abahanzi benshi turanashonje bagutunga 2,000 inzara iratemamara bagutunga 2,000 ati n'ubundi se ko mfite ya ndirimbo yanjye nyiyumvira wowe noti ntajya guperforminga hariya kuko akenshi ntabwo gukora umuziki ugamije ko ayo mafaranga ari bwinjire kuko ubundi umuziki ni hobby muziki ni hobby entertaining abantu kunezeza abantu wenda na mbere urabanza ukanezerwa niba utabona ya income ya profit ya mafaranga yinjiye liquid money ya mafaranga afatika cash umuziki wawe ukora niyo mpamvu ushobora kubona umuntu amaze imyaka 50 mu muziki ariko nta kintu arakora kubera ko akenshi za nkuru yagiye aririmba muri za ndirimbo zo muri byo bihangano bye yumva gifite inyota nibyo nakubwiye ngo nkuko udahagarara mu gutekereza cyangwa mu guhumeka no gukenera kurya umuziki uhora wumva ko hari ikintu wakabaye wamereyuramo uvugururamo ukora ikintu gishya niba wenda runaka arakunze dufata urugero nk'igihangano cyawe cyitwa Imbeba umuntu akaba yarakunze Imbeba ariko atarumva wenda iyindi runaka sibyo uvuga ngo ashobora gukunda iyo ndirimbo imwe ariko atazi ko ufite ibindi bihangano kandi ya ndirimbo imwe ikamuyobora kuri za zindi bigatuma ashobora kuba yanavuga ati uyu muntu uko numva ashoboye kuki ntamushoramo ariko urumva kubera ko twinjiye muri business kandi business ni competition nta monopoly irimo mu muziki monopoly ndagusobanurira gutya uvuga ngo monopoly cyangwa se monopole ni mu gihe isoko riba ryihariwe n'umuntu umwe dufata urugero wenda DJ Ruti acuruza peteroli noneho mu gihe DJ Ruti wenda ya monopoli ye ya peteroli ye afite contract y'imyaka 50 ari monopoli ku isoko ry'igihugu nta wundi muntu mu gihe y'imyaka 50 itarashira wemerewe kuzana peteroli ngo ayicuruze rero bitandukanye n'umuziki umwana ukiza ashobora gukora umuziki ugafata na wa wundi ukuze mu muziki bagakorana yego niyo mpamvu impano ntigomba kugendera cyangwa kwibanda kuvuga ngo ku myaka oya abantu bose bafite impano ahubwo ya mpano wowe wamenye kuribyaza umusaruro mu myaka ingahe impamvu nisinzanamo ikintu kigereranya ry'imyaka ushobora gusanga wa mwana mutoya afite amaboko amusunika yego wa muntu mukuru cyangwa se wundi ukuze witwa ko akuze mu muziki umaze imyaka 20-25 abitunganyiriza cyangwa se awukorerwa n'abandi kubera ko ategeze abona ya maboko amufata ngo amusunike amutereke hahandi kuri ya platform nini abantu bakaba bashobora gutekereza ko wa muntu ari umuswa cyangwa se ni umunebwe cyangwa se ngo production ye bla 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 urabizi nyine amakritike menshi bashyira ku banyamuziki cyangwa se bakongera gutekereza ngo bari abantu ngo ni ba maridade reka mvuge gutyo n'abanenganenzi nyine ntibashaka gukora ese ibyo bakoze byo muhora mwumva murakina mu nyungu zanyu byibuze mwegeze mubahawe na 30% n'ibindi mwabibyaje reka tureke n'inyungu mu mafaranga nyine ibyishimo mu muziki utanga ku bantu ntabwo wabona ikintu wishyura ntabwo wabona ikintu wishyura pe ugarutse inyuma ku kintu twavugaga music is a business totally 100% umuziki ni business ahubwo uburyo tuwukoramo n'uburyo naho tuwukorera bituma twebwe icyo cyitwa business tutakibonamo inyungu ahubwo tukamera nk'aho dukorera mu gihombo ariko ntibiduce intege tugakomeza gukora tukavuga ati wenda uno munsi biranze ariko ejo ntawamenya ushobora gukora ugasanga wenda uhuye na wa muterankunga wa mufatanyabikorwa wumva ibyo uri gukora akagushoramo cyangwa se akagura nawe ya platform iri bukugaburire noneho ugasanga ya miziki wakoze imyaka 10 itaragize ikibyara uyu munsi ku mwaka wa 11 niyo ihinduye amateka yego hanyuma hari ahantu wavuze uti umuziki akenshi utunga abatawugizemo uruhare reka turebe nko ku bantu
akenshi bo bakora umuziki, mbega batunzwe n'umuziki ariko bacuranga indirimbo z'abandi zitari izabo. yego hanyuma akenshi ugasanga abo ngabo barafata umwanya wo kurepeta indirimbo zitari izabo no kuzicuranga, bakazitoza, bakazicuranga neza, ndetse akenshi bakaririmba nka ba nyirazo, bakagenda bakazishakamo umusaruro ndetse bakabonamo n'amafaranga. Ba nyirazo bo bicaye aho ngaho, cyane ko nyiri indirimbo ushobora no kuba wamuhamagara akakubwira ati ngiye nkurikije agaciro iyi ndirimbo yanjye ifite, ntabwo wampaye amafaranga ngo bihure. Bagahamagara wa muhanzi wundi usubiramo iby'abandi. Ese ubona abantu basubiramo iby'abandi, abahanzi basubiramo indirimbo z'abandi, wowe babona ute? Ubona ni abahanzi? Ese ubona muri rusange ukwiye kubashyira ku rwego rumwe ukabaringaniza n'abafata umwanya bagatekereza, bakandika, bagategura, bakatunganya, bakagana muri studio bagakora ibihangano? Mbega ubashyira mu ruhe rwego? Ubashyira mu rwego rumwe, wafata ute wowe? ku ruhande rumwe Yego. ntabwo ndi buvuge ko ari abahanzi koko. Umuhanzi Yego. birava ku nshinga guhanga. Yego. Nubwo niba wahanze hari ikintu wahaye ubuzima, ahubwo bitwa aba innovator. Sizi uri kubyumva. Innovator ni wa muntu ufata wenda igihangano cyawe wowe ruti wakoze cyangwa se njyewe, Yego. akagifata akaba yakongera kugicurangamo ibindi bintu bishyashya, zindi instrument nshyashya, ariko agendeye ku cyo wowe wakoze, cyangwa se agashyiramo izindi melody, akagendeye kuri melody yawe. Yego. Uwo mu innovator rero, uwo muhashyi ntabwo ugenda umwita umuhanzi. Ashobora kuba umuhanzi ku ruhande rumwe kuko wenda afite ibye n'ubundi akora, ariko nihaza mu byo ngibyo byo kuvuga ngo aritwa umuhanzi, asubiramo igihangano cy'undi, rimwe na rimwe nta n'uburenganzira abifitiye. Wenda n'uwo muhanzi nyiri igihangano wagikoze akaba wenda atazi uburenganzira n'itegeko rimurengera. Yego. Cyangwa se ugasanga nta na copyright, turayita gute copyright, uburenganzira ku gihangano afite, hariho rimwe na rimwe itegeko rimugonga rikamubangamira, kubera ko nta kigo yigeze yandikishamo icyo gihangano avuga ko ari icye, kabone nubwo mwamuzi ko nyine igihangano ari icy'uwo muntu, ariko itegeko iyo rije ryo rigaragaza nyine ibyanditse. Rimwe na rimwe ugasanga harimo ubujiji bwa ba nyiri ibihangano, cyangwa se ba nyiri ibihangano nabo ntibabasha gutumirwa nta hantu, kubera ko ntibabera hose icyarimwe. Yego. Dufate urugero, umuntu araje aringa indirimbo ya runaka mu gisope, ari kwintataininga abantu, ari kubashyushya, ari kubadagadura, sibyo? Yego. Hano wa wundi nyiri igihangano yicaye aho ngaho muri ya public, muri ba bantu baje kumva, byibuze ntibanamuhagurukije muri ba bantu ngo bamuhe agaciro, kuko ibyo bari kubyaza umusaruro n'ibye, kandi we ntibashobora no kumuha amazi y'ubuntu niba yanabashije kugira aho hantu. Numva rero uwo muntu ugiye ntakabaye mushyira muri kategori y'umuhanzi, mu gihe cyose ahubwo agikora gutyo, uwo ni umumamyi. Umumamyi se buriya umumamyi, ariko umumamyi nawe ni umuntu uba wimamira akoresha imbaraga ze n'ibitekerezo bye, nubwo oya aho ngaho nubifata gutyo, kuko nubwo wibyerega wibakoresha ibyo bitekerezo bye n'imbaraga, ariko mu gihe uwo nguwo ubikora gutyo, uwo nguwo w'interprete usubiramo ibyo bihangano atabiherewe uburenganzira, uwo ni umujura. Niwe mvuga nyine, niwe ndimo mvuga. Ni umumamyi nyine. Nagira ngo umumamyi ni umuntu ubasha kwihigira akoresheje ubwenge bwe. Ubwenge bwe ntabwo ubwo bwenge si ubwe, ubwo ni ubutirano, kubera ko mu guhanga wa muhanzi nyine wa undi nyiri igihangano yaricaye aratekereza, kuko ushobora no guhanga ntiwandike. Yego. Ikintu kikaza, igitekerezo kikaza mu mutwe ukakiririmba, sibyo? Wenda wa wundi akagifata akakinonosora kurushaho, yego, ariko agendeye ku gitekerezo cyawe, aho ikintu kizitwa icyawe ryari, yarangiza akabyiyitirira. Yego, yarangiza akabyiyitirira. Urumva? Wongeye trophy cyangwa se uko kuguhimbaza, kuvuga ngo wenda Ruti yakoze indirimbo runaka numva ndayikunze nyisubiramo,
uyu munsi nta tegeko rihana umuntu wasubiyemo indirimbo y'undi. none kubera iki yenda aho ngaho uko mbyumva gute ubundi nta tegeko rihana umuntu wasubiyemo indirimbo y'undi ngo nuko itagiye kwandikishwa yenda mu buryo bwemewe n'amategeko? Ese kuki gute ubu yenda tuvuga urugero urumva ari nka gute igihugu cyatera imbere ibintu bikimeze gutyo, umuntu adashobora kubaha ikintu cy'undi muntu kandi binazwi ko ari icy'uwo muntu, ariko kubera ko nta handi byanditswe, nkawe ku ruhande rumwe nk'umuhanzi wumva ari gute igihugu cyatera imbere abahanzi babigizemo uruhare mu gihe ibyo bakora bidahabwa agaciro na buri wese? Nicyo nagiye gusubiza, ni ukuvuga ngo mu gihe cyose abahanzi ubwabo ba nyir'igihangano batarishyira hamwe ngo bahagurukire hamwe bavuge ngo dukeneye ko nta wemerewe gusubiramo igihangano cyacu nta giceri cy'atanu twakibonyeho, buri wese agahaguruka akavuga. Ariko mu gihe umuntu umwe aba ari aho ngaho wumva ko nta kibazo, cyangwa twumva ko dufate urugero rworoshye, cyangwa twumva ko radiyo ishobora gukina igihangano cyawe, yego, kubera ko wenda nta mafaranga watanze ngo iyo radiyo cyangwa se icyo gitangazamakuru kinyuzeho wowe kumva ngo ni hiti, yego, ngo hiti baguhaye hiti, ariko ntutekereze inyungu iri inyuma y'icyo kintu cya hiti, yego. mu gihe rero nyir'igihangano ubwe atahagurutse ngo abirwanye, igihe cyose azakomeza akandamizwe, abafite amafaranga bayarira ku bintu bye, ubwo bakomeza atindahare nta kintu na kimwe yinjiza. Birasaba rero ko uwo nyir'igihangano, ba nyir'ibihangano, abo bahanzi nyine bagomba guhaguruka, niba ari na federasiyo bakazijyamo, niba ari na minisiteri zibahagarariye bakazijyamo, bakavuga imbogamizi bahura nazo, icyo gihe nibakweminga bagasakuza, n'ibyo biraka bazabibona. Birababaje kuba umuntu yabona ikiraka cya miliyoni 30 wowe nyir'igihangano badashobora no kugushyira kuri afishe, yego, wiswe ko ari umuhanzi ari kuzamukira mu bintu byawe. Birababaje. Turabigira dutoya ariko ngo akabi gasekwa nka keza. Uwo ni umugani ndumva atari jya uciye kandi no mu bitabo uwo mugani uranditse. None se ubundi ibintu byose ni ngombwa ngo bize bitubabaze? Birababaje. Ariko ibyo byakosorwa uyu munsi byakosorwa byahinduka mu gihe cyose ba nyir'ibihangano bahagurutse bakagira ijwi rimwe bagahuriza kuri icyo kintu. Niba agiye nzi ko nicaye mu kabari ahantu umuntu aririmba indirimbo yawe kandi wowe nta burenganzira ufite, unavuga ngo uwo muntu waje kuririmba aho hantu uko byagera kose ntabwo ari akapera kwako bahaguruka ngo barapenga indirimbo yaramwishimisha, oya, yaje mu kazi ndetse ajya no kuza bamuhaye avansi, yego, abakiriya baza bataza arishyurwa. Ariko wowe nyine mu gihe utahagurutse ngo urwane ku bihangano byawe ntacyo byamara n'ubundi. Ni ugushya ugahira rimwe, ni uguhira rimwe cyane kabisa. None reka nkubaze ikibazo tugana no ku musozo. Nkawe muri uyu mwanya wavuga ati tuguhaye umwanya, shyira ku murongo ibijyanye na muzika n'abanyamuziki, wakora iki? Nakora iki? Nabanza nkakora umuziki. Noneho urumva nanone ku rundi ruhande hari ukuntu usanga nk'abantu bafite ibihangano 3-5 bisa, kubera ko nyine bya bintu nta mwimerere bifite, sibyo? Na wa muntu buriya nyine ndibaza mu kwandikisha ibihangano birimo n'iyo miziki, barabanza bakabiyumva, yego, bakaba banareba ko nta handi icyo kintu cyageze gute cyavuye cyangwa se cyaba kiri cyangwa se waba waragiteruye, yego. Mu gihe cyose rero umuntu azagakora indirimbo isa n'iyawe, nta n'icyakwemeza nko 100% ko nawe icyo kintu ari icyawe. Umuziki uri unlimited, nta mupaka ufite, ariko mu kuwubyaza umusaruro byakabaye bishyirwaho umupaka.
Okay, ibyo ndabyumva. Mm, Ariko ahantu tugifite ikibazo gikomeye no kurwana urugamba rukomeye, mm, kuba mu bihugu byateye imbere bavuga ko umuziki uri mu bintu binahabwa bije nini, mm, mbega bifite uruhare runini mu kwinjiriza igihugu. mm, Sinzi niba nabyita amadovize cyangwa niba ari iki. mm. Ese ubona tuzatera imbere gute nk'igihugu cyacu nko mu Rwanda by'umwihariko, tuzatera imbere gute mu gihe ibyo bintu ni gute nyine natwe twagera ku rwego nk'urw'abo bantu mu gihe kandi nta buryo buhari nyine bashobora gukumira abantu nk'abo ngabo bakoresha ibintu by'abandi, bisa nkaho nta mategeko ahari abigenga. Oya, Mm, uburyo burahari. mm, Igisabwa cya mbere ni uguhindura imyumvire, mm, habe ku bategura ibyo bitaramo bitandukanye, habe kuri abo bantu ba nyiri ibihangano nyine bagomba gukorana n'izo sosiyete wenda zaje kwamamaza cyangwa se gukoresha ibihangano byabo mu nyungu zabo. yego. Zabo ubwo nibo bombi, Mm, nyiri igihangano n'iyo sosiyete wenda cyangwa se kampani. mm, Mu gihe rero abo bantu kuko ndibaza no kugira ngo bagirane amasezerano y'iyo mikoranire mm, y'ako kazi hari ibyo baba baganiriyeho, mm, bakagira ibyo bagusaba nawe nyiri igihangano ukagira icyo basaba, sibyo? Ubwo rero ibyo bintu birashoboka ko kandi n'ubu byaratangiye, ngire ngo hari aho byagiye bigaragara mu bitaramo binini bijya bibera inaha, mm, ugasanga nta muntu wapfa gusubiramo indirimbo y'undi, wenda sinzi niba baragiranye ayo masezerano yuko akaba atatanga icyo gitekerezo, nta kintu n'ubundi uwo nguwo amaze mu muziki oya ntacyo, ku ruhande rwanjye uko mbyumva. oya nta na gito. Sawa rero Jayden Dora pare kambe nkusezeye ngira nti gira amahoro. Amahoro. Turakomeza duhure mu bindi biganiro kandi tunashimire abantu bagiye bavuga bati ese kuki udaheruka kutuzanira wa musore wa mujene Jayden Dora akomeze mukomeze muduhe ibiganiro biryoshye nk'ibi birimo inyigisho zitandukanye. Reka rero Jayden nkushimire, urakoze cyane, ugira umunsi mwiza. Share, comment n'ibindi. Kuko nubundi niba ushobora gukora ikiganiro gutya umuntu nawe yakora umuziki kandi urimo uravuga ku muziki akaba atatega amatwi icyo kiganiro,